Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe cyane, nshuti bavandimwe nkunda, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane, amen. Reka mbere ya byose nsenge, kuko dufite ubutumwa butoroshye uyu munsi. Dufite ubutumwa bukomeye, dufite ubutumwa bukenewe, dufite ubutumwa buri busitaje benshi ndetse buri bufashe benshi kandi buri bukize benshi. Ndagushima Mana ishobora byose, Mwuka wera w'Imana ngwino ukora imirimo wateganyije mu bwoko bwawe, uganiriza ubwoko bwawe. Data mwiza, ndasengeye umuntu wese uri bukurikira ubutumwa uko yabangana kose, aho aherereye hose, umwanya uwo ari wo wose afite, yaba muri leta, yaba mu gisivile, yaba mu bucuruzi, yaba mu nzego izo arizo zose, mu madini n'amatorero, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'Imana kubw'ubuntu bwawe, sanga uyu muvandimwe uri bukurikira ubutumwa mu izina rya Yesu, mwigishe, kuko kamanzi ntacyo namwigisha na nicyo namusobanurira. Bikore kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwinshi n'imbabazi zawe nyinshi, za zindi zatumye utanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka ryose, kubera urukundo wakunze abari mu isi. Yohana 3:16. Mana, mu cyifuzo ufite, impamvu utararimbura iyi si ni ukugira ngo hatagira n'umwe urimbuka keretse umwana wo kurimbuka. None ndakwinginze Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, tabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ngimba igikoresho gusa uri bukoreshe kugira ngo uganirize ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe ndabasuhuza, nongeye kubasuhuza no gushima Imana kubwa buri umwe wese ukurikiye ubutumwa kuri uyu munsi, kuri iyi tariki. Ni iby'agaciro gakomeye. Titre mwabonye iravuga ngo Pastor Kayanja uzwi cyane yasabye abaganda bose. Kayanja ni uwo nguwo murimo kureba kuri screen yanyu, kuri ekran yawe, yaba ya telefone yaba y'imashini. Benshi cyane mu banyafrika baramuzi, ariko birashoboka ko hari n'abatamuzi ari ubwa mbere umubonye. Uwo niwe Pastor Kayanja, umushumba mukuru w'itorero Miracle Center, niba ntibeshye ni Miracle Center ya Uganda ndetse no hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ndetse na hano mu Rwanda aherutse ino vuba cyane, harenze amezi make yarari ino, ndetse ashyize nibuye fatizo, cyangwa ibuye fatizo ku rusengero ruzubakwa hano muri Kigali bise Cathedral, niba ntibeshye ni Cathedral izubakwa. Ntabwo izina ry'urusengero ari Cathedral, mu byumve neza, ni Cathedral izubakwa. Kayanja, Pastor Kayanja niwe washyize ibuye fatizo, ibuye rya mbere ritangiza icyo gikorwa hano i Kigali. Benshi murabizi kuko byanyuze hirya no hino kuri za social media. Titre turacyayibibutsa, iravuga ngo Pastor Kayanja uzwi cyane yasabye abaganda bose gufata ikimenyetso cy'inyamaswa. Akabazo twibaza, turahungira he? Cyangwa se abitwa abakristo barahungira he? Bi Buganda, bo mu Rwanda, bo muri Kenya, bo muri Tanzania, bo i Burundi, bo muri Afrika no ku isi, abamuzi cyane cyane barahungira he? Bavandimwe, ikimenyetso cy'inyamaswa, iyo titre ubona, ibyo yasabye abantu ni kimwe mu bigize guverinoma
imwe y'isi iriya izategeka iyi si imyaka 7 gusa, 3 n'igice isa nk'iy'amahoro, 3 n'igice y'akaga. Ni nayo mpamvu dukunze kubwira abantu tuti niki kirimo kugushuka, kirimo kukubeshya, kikagukangura kwiruka inyuma y'ubwami n'ubutegetsi buzamara imyaka 3 n'igice. Kuko 3 n'igice nizaba 3 n'igice ibeshya abantu ko isi ibaye paradizo, ariko 3 n'igice izakurikiraho yindi ari cyo gice cya kabiri kugira imyaka 7 yuzure, izaba ari imyaka 3 n'igice y'akaga n'umubabaro ukomeye utigeze ubaho ku isi, ku buryo abantu benshi bazavuma amada y'ababyaye, bavuge bati yo mama za kunyica nkivuka, iyo mama za gukura mu inda yanjye, iyo mama za kunyica nkiri akana gato k'imyaka 3-4, ibi sinari kuzahura nabyo. Benshi bazavuma abakomeye b'isi, abajenero b'abasirikare bayoboye ingabo z'isi yose mu bihugu bitandukanye ku isi, abaperezida b'ibihugu, benshi bazihisha munsi y'imisozi, bihishe bavuge bati misozi we tugwire, kuko ibi ngibi uyu mwami turimo kureba ntidukwiriye kumuhanga amaso, ibi turimo kubona ntibikwiriye. Murabyumva neza? Ibyo Yesu nagaruka, iyo misozi abantu bazasaba kwibagwira nibabona agarutse, cyajya amaso yose, indimi zose n'amoko yose azamureba. Ariko mbere y'uko agaruka hazaba ibihe bikomeye by'imyaka 3 n'igice, intambara z'urudaca, ari naho hazaba ya ntambara ya nyuma y'isi, ibibazo bikomeye cyane, inzara z'ubwoko bwose, ibyago bitabaho bitigeze bibaho, ku buryo utuye isi wese azifuza kubona Imana, ariko icyo gihe bizaba bigoranye bitagishobotse. Uyu munsi turavuga mukatwita abasazi, n'aya mazina yose dukunze kuvuga, amena. Ariko igitondo kimwe nkunze kubabwira ko muzakumbura aya magambo, igitondo kimwe muzakumbura abantu bababwira aya magambo, igitondo kimwe rya jambo riri muri Amos ngo hazari inzara izatera kuri iyi si. Iyo nzara ntabwo izaba ari inzara y'ibyo kurya tuzi cyangwa inyota y'ibyo kunywa, izaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Abahungu n'abasore, abasore n'abakobwa n'inkumi bazajarajara iburyo n'ibumoso, bikubita iburasirazuba bajya iburengerazuba, bashaka kubabwira ijambo ry'Imana pye, ntibizaba bigishobotse. Uyu munsi turabagaburira ibiryo by'umwuka ku buntu mukabitera utwatsi, ariko ejo ntibizashoboka. Bavandimwe, iyo guverinoma izayobora iyi si ifite ibintu bizayiranga, harimo inkingo, harimo ifaranga rimwe, harimo irangamuntu imwe, harimo leta imwe, harimo idini rimwe. Ibyo si byo nje kuvugaho, nje kuvuga kuri iki gikorwa cya Pastor Kayanja yakoze muri Uganda mu minsi ishize, bacyamamaza kuri za social media, amateleviziyo yose, ndetse no kuri TV yiwe bita Channel 44, Channel 44. Ni naho aya mashusho turi bubereke ari, urabyibonera mu kanya gato cyane, tega amatwi, ariko cyane cyane amatwi y'umwuka niyo yakenewe muri aka kanya, kuko numvise aya matwi birinjira hano bisohokera ahangaha nta nicyo biri bukumarire. Niyo mpamvu mvuga ni Mwuka Wera, sobanura ubwoko bwawe Kamanzi, ntacyo nakwigisha na nicyo nagusobanura ngo wumve. Muvandimwe, mu minsi ishize Pastor Kayanja atoranwa mu bashumba bakuru b'igihugu, nk'umwe mu ba influencer, mu bashumba bakomeye bafite ijambo bavuga rikijyana mu gihugu cya Uganda, guhera mu nzego zikuru. Mukunze kubona Perezida Museveni, madamu we, wa mwana we umupasiteri, n'abandi bose ni baba kenshi cyane, barabana kenshi cyane. Perezida basura kenshi, no kuvuga ko n'umuntu wemera cyane mu gihugu cya Uganda, afite amafaranga menshi cyane,
ni umwe mu bapasiteri bafite jet privé. yaje Kanombe hano arayiparika hari ikamutegereza yiwe. Ni ukuvuga ni umuntu ufite mu buryo bw'isi, afite ikisi tanga cyose mu buryo bw'Imana. Nabwo rwose ni umushumba uzwi mu karere, muri Afurika no mu bihugu bitandukanye by'i Burayi. Arazwi mu rwego rwo hejuru biturutse ku butumwa yagiye atambutsa mu myaka myinshi ishize, ndetse n'ibitangaza n'ibimenyetso yagiye akora iburyo n'ibumoso. Gusa ikibazo gitangiye kuba mu ryari mu bihe nk'ibi nibwo tugira impungenge, tukabitekerezaho kabiri, tukavuga tuti se abakozi twari dufiteho icyitegererezo nk'abakozi b'Imana, niba ibi bintu batabisobanukiwe ninde uzabisobanukirwa? Niba ibintu ari bo barimo kubikangurira abaturage ninde uzabanyomoza? Ese ba Kamanzi bazatwumva, sibyo? Ese abandi babivuga bazabumva? Ba Pastor Musisi, Clement n'abandi bose bazabumva koko? Bazabumva? Ayaloni TV, Jean-Luc bazabumva kweli koko? N'abandi bazabumva? Kwa majwi yacu afite aho agarukira, ariko turashima Imana afite aho agarukira mu badashaka kubwumva, ariko ababishaka aragenda akagera ku mpera y'isi. Bavandimwe, uko biri kose ni ubuhanuzi bugomba gusohora, kuko ibi ngibi bigomba gusohora. Bitanasohoye ijambo ry'Imana ryaba rihindutse ikinyoma. Bigomba gusohora. Benshi bazavuga Kristo, benshi bazita Kristo, benshi bazagaragara nk'abakozi b'Imana, ariko noneho bizabaturukamo nibyo bizakora ishyano rikomeye. Arahaguruka, baramutumiye, baramuselekitinga, donc baramutoranyije, bamutoranya mu bapasiteri bavuga rikijyana, kugira ngo bakangurire abaganda bose ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ariko mbere y'uko ukurikira ubutumwa, reka kugira ngo ubusobanukirwe neza, reka nkwibutse ubundi bwabanzirije mu minsi ishize. Ujye kuri channel ya Les 12 Ouvriers, burahari, cyangwa wandike muri YouTube gusa aya magambo ngiye kukubwira, birahita biza kugira ngo usobanukirwe neza. Ubu butumwa ni iby'agaciro gakomeye cyane. Hari ubutumwa buvuga ngo urugamba rugeze ahakomeye mbere y'ukwezi kwa karindwi, dore ibintu bitatu bigufasha kutava mu isezerano. Ubutumwa bwa kabiri, mu kwa karindwi dukeneye ubwenge budasanzwe, atari ibyo benshi bazagwa, reka turangurure hakibona. Wandike muri YouTube gusa, aho ngaho urahita ububona ubwumve, kugira ngo ubu ngubu busobanukirwe neza, kuko ubu ngubu ndagenda ndasa ku ntego, ntago ninjiramo, uretse ko Imana dushoboza video yindi kurikira ntago turongera tubivugeho, tugira ikurikira cyangwa sindi tongere tubivugeho mu bundi buryo, kugira ngo abatumva bakomeze bumve. Noneho video ya gatatu aribwo butumwa bwasohotse buvuga ngo aribwo buheruka kuri isije, ngibi bizaba mu kwezi kwa karindwi mu Rwanda no kwisi, tubibabwiye bitaraba, hazaca uwambaye. Iyi nayo ni video iri kuri YouTube, izi zose uko ari eshatu uzikurikire kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza icyo turimo kuvuga muri aka kanya. Bavandimwe, birashoboka ko ari ubwa mbere wumvise ubutumwa, cyangwa usanze ubwumva, ariko uyu munsi ugiye gutira attention, ugiye gufungura amaso y'umwuka mu buryo butigeze bibaho, urwego urwo ari rwo rwose waba ufite cyangwa waba urimo. Abatesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wa 23, ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Bikira ijambo ndaza kurigarukaho mu kanya gatoya, ndaza kurigarukaho. Nabibukije inyigisho zibanziriza, ndetse mbasomeye n'ijambo ry'Imana na titre nababwiye. Hari mu minsi ishize, harenze iminsi nk'itatu cyangwa ine, ni itatu, ndumva ari itatu, ejo ni iminsi itatu, yego ni umunsi wa gatatu.
harenze iminsi 3 mba mfite ama message menshi cyane muri WhatsApp, menshi ariko cyane pe, umva ngo cyane. Abo tubana barabizi, abo dukorana umurimo w'Imana wa buri munsi barabizi. Noneho nagiye kubona muri ayo ma message, mbonamo message imwe y'umuvandimwe umwe uba mu gihugu cya Uganda hano hafi, anyandikiye, anyohereza video, arambwira ati muvandimwe, ibi si bya bindi uhora utubwira, sibyo byatangiye? Nitwa Patrick Kamanzi kubatanzi, amen. Sibyo bya bindi bitangiye? Fungura iyo video. Nyifunguye nakubiswe n'inkuba, nahise sinarize, kuko kenshi iyo ibintu nk'ibi bibaye emotion iramfata, nshobora no kugenda nkajya mu cyumba ngapfukama iyo ndi mu rugo, iyo ndahandi mu by'akazi, aho ndi, aho nshaka, niba bidashoboka nshaka ahantu niherera tu, nkarira ngasenga. Ariko ubu nta marira yaje, nagize agahinda mudashobora gutekereza, ahubwo mpita ndatitira. Apana mu mikino, ibi ndimo kubabwira si ugukabya inkuru bavandimwe, ndababwira ibyambayeho. Mpinda umushyitsi, numva amaboko, uwo muvandimwe kumusubiza na message biranga, kuko nafataga telefone intoki zigatitira, binanira kwandika message. Ndababwiza ukuri, ndatitira gutya, ndatitira intoki bien, ushaka kwandika mbura uko nandika, ndatitira, numva umubiri wose uratitira, birananira kwandika message kuri telefone ngo musubize mubwire ni ndabibonye, nibyo rwose, nibyo 100% birananira. Fata voice, yo nkanze voice rimwe, urumva ni rimwe gusa nka recordinga, ibyo biroroshye, ariko nabyo na recordinze ukuboko kurimo gutitira. Ndamubwira ni muvandimwe wanjye wihangane, ntago ngusubije nandika, misemo voice kubera ko ndimo ndatitira. Ndatitizwa n'iki? Na video umaze kunyoherereza, ariyo video bavandimwe muri bubone, muri burebe mu kanya. Uri mu mubiri cyangwa utabyumva ibi araseka ati ariko se watitizwaga n'iki? Ku isi ariho igeze ko ari bwo buryohe buje sasa. Ariko umugeni wa Kristo, mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza cyo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Aho ngaho bose shyiraho twese, amen. Bavandimwe, umugeni wa Yesu ibarabyumva 100%, nawe biri bumutungure. Ndangije ndamusubiza, mubwira ko ari byo rwose, aho bigeze umwana w'ubugingo nabe maso, itorero riri hafi gutaha, umugeni ari hafi gusanga umukwe. Kuko bitabaye gutyo, iminsi itagabanyijwe nk'uko Yesu yabivuze, ninde uzasoza uru rugendo rugeza ahaterera. Ndamwoherereza, ndamusubiza. Ndangije wona noherereje video wundi n'umuvandimwe wanjye, my brother Shyaka Edward ari Buganda, ndamwoherereza ako ka audio. Maze kukamwoherereza ako ka video, ndakamwoherereza, ndamubaza nti se wakabonye? Uwo munsi ntiyakabonye, ejo nejo nibwo yansubije, niba atari iki gitondo, uyu munsi mu gitondo cyangwa ejo, ndumva ejo mu gitondo yansubije. Nawe yumiwe aravuga ati ishyano ryaguye, nawe nibwo yarakikabona. Biri wabo aho ngaho Uganda. None umuvandimwe, ndangije maze gutitira, ndavuga ni karabaye, niki kabaye. Ngiye kubashyiriraho iyo video, ariko mbere yaho reka mbabwire, tumaze imyaka tubabwira ko hari igihe kizagera, nkuko nawe babwiye ubushize, sinarinzi ko bizihuta bene aka kageni, ariko biri mu kwihuta umunsi ku wundi. Mbabwira nti
hari igihe iyi si izageramo habeho ibikoresho bya satani bizasohoka ku mugaragaro izuba riva, ibiranga guverinoma ya antikristo. Ibyo ngibyo nababwiye, twabibabwiyeho kenshi, tubaha ibimenyetso bitandukanye bitangiye no gusohoroka, turabibereka. Benshi barumva, ariko benshi nabwo ntibarumva, kuko ibitutsi biracyakomeza kandi bizakomeza kugeza umunsi wa nyuma. Bavandimwe, ibi twarabibabwiye, noneho dore bigeze aho bisohora. Pastor Kayanja baramutoranya mu bapasiteri bavuga rikijyana, batekangurira abantu, babwire ko bagomba kwitabira digital ID. Kuki bafata abanyedini? Ni ukubera ko bazi ko leta burire yabizi cyane, leta z'isi yose barabizi ko leta nta jambo igira ku baturage nk'abanyedini. Umupasiteri, umupadiri, umukardinali cyangwa se bishop runaka, eveke, umuvugabutumwa, profete, umuhanuzi, bagira influence ku baturage mu rwego rwo hejuru kuruta abayobozi bose b'igihugu, kandi aho ni ku isi yose. Umunyedini ashobora kuza akabwira abaturage ati tugende, bakirukanka bakamukurikira batabaje ngo tugiye hehe. Ariko umunyapolitiki yaza akababwira ngo tugende, uratujyana he? Turamara umwanya ungana gute? Kuki utujyanye? Ese bitumariye iki? Ariko ndaraza akavuga gusa ngo Imana irambwiye munkurikire. Ako kanya uvuze gusa Imana irambwiye, ayiwe, uburaho kwiza abantu. Kandi benshi babanabeshya ngo Imana irababwiye itababwiye. Ibyo za leta zarabisobanukiwe. Muri gahunda zikomeye z'isi bagomba gushyira imbere abanyedini kugira ngo bakonvenke abaturage, kuko batabayemo nk'ubu leta ipanze gahunda, amadini agahaguruka akavuga ati no baturage, biriya bintu bya leta sibyo, nta muturage n'umwe wajyayo. Hanagiyeyo hajya ya pourcentage y'abahate, babandi bita bahate, babandi batemera Imana, murabizi ko babaho, ariko mu bihugu cyane cyane nko muri Afrika abo ni bake cyane. Dufate nko mu Rwanda, abahate nta nubwo ari 0,9 n'ibice. Buri umwe wese afite Imana. Uwemera Imana ya Islamu arayemera, uwemera Imana ya Gatolika arayemera, uwemera y'abarokora arayemera, uwemera Imana y'ababuda arayemera, ariko bose bafite imyemerere ku Mana runaka. Gusa Imana si imwe. Itari mu izina rya Yesu Kristo yijya ushyiraho umusaraba uzinge uvuga uti nakurikiye ikigirwamana. Niba ukurikira Imana itakunyuza muri Kristo Yesu, hunga hakiri kare. Noneho bavandimwe, icyo nicyo bakora kugira ngo bazane abaturage vuba na bwangu. Ni nayo mpamvu mwabonye mu gihe cya cyorezo bagiye gutangira gutanga za nshinge bateye isi yose. Abambere bashyize ku rugamba n'abapasiteri, abapadiri, abamufuti n'abahaji n'abahajate, abo nibo bashyize imbere. Abo bajya imbere y'abaturage rwose ati muze, nta kibazo gihari, iri ni iterambere, nimwikingize, nimutikingiza ntituzaterana, nimutikingiza ntituzakora ibi n'ibi, ntituzasengera abantu. Abapasiteri, urabizi pasiteri wawe ibyo yakujyanye murabizi, ariko uyu munsi amahirwe agarutse, ndakeka ko pasiteri wawe wamucyaha ukamubwira ati genda, sindi bwemere ibyo mbwira. Siko bimeze, siko biri inshuti zanjye, benshi muri mwe murabizi uko byagenze. Ni nayo mpamvu uyu munsi pasiteri nubwo namubona kurikirwa n'ibihumbi by'abantu, mu gihe agize intege nke muri cya gihe, ngiye mugiraho akabazo. Uko yaba ari kose, yaba avuga mu ndimi, yaba hanura, yaba afite itorero rifite ibihumbi by'abantu, ariko muri cya gihe cya 2020, 2021, 2, 3 yaragize intege nke mu gihugu cyari cyo cyose yari arimo, kubera ubwoba bwa za leta, kubera ubwoba bw'isi, kubera ubwoba bw'ubuzima. Bati turarya gute, turasenga gute, biragenda gute? Ibyo byose bituma apfukamira Bayali, apfukamira ikigirwamana, apfukamira Dagoni. Mufiteho akabazo kugeza na n'uyu munsi.
impamvu nkunze kubabwira ni biragoye cyane kugira ngo umupasiteri, umubishop, umuapotre runaka, padiri se cardinal runaka, musenyeri runaka ngo bikarakaza aho ngaho. Reka ngewe ndareba faiblesse yabo nayibonye muri icyo gihe, shyiraho akabazo. Niba uri pasiteri, mu gihe cya Daniel twarabibonye icyo abakozi b'Imana b'ukuri bakoze, hanyuma wowe ukaza ugapfukama ukunama mu gihe isi yose bayitegetse ngo ntuhaha ntugurisha keretse udatanyuza udafasha ibi. Wowe uri mu mwuka ubwira abakristo ngo ntaho bihuriye n'ubugingo. Umwuka, umubiri n'ubugingo birarindwe. Bika iryo jambo. Ndumva afite byinshi byo kuvuga kubera agahinda kenshi. Ntatinze reka mbereke iyo video hanyuma tubivuganeho uburyo ki byagenze. Kayanja ajya imbere yabo bakozi ba service bishinzwe, arifotoza ubutayari we yabimburiye abandi baganda muri iki gikorwa cya sensibilisation. Nta nubwo nge narinzi ko bigeze aho ngaho hano muri Uganda. Twakekaga Nigeria na South Africa, none hano iruhande byahageze. Nawe ntushobora kwicara ukibaza, muyobozi, muturage, munyedini, ntushobora basi niba atari n'ubwenge bwa kimuntu bw'Imana, ubw'Imana mwarabwanze, ubwenge bwa kimuntu ntibushobora kukuganiriza bukubwire buti ariko ibi bintu bijye gukorwa mu rwego rw'isi nkuko byagenze cyagiye cya COVID-19. Ibi ni ibiki? Narinzi ko ari irangamuntu y'u Rwanda, narinzi ko ari irangamuntu y'u Burundi, narinzi ko ari irangamuntu ya Uganda, none ni isi yose. Digital ID, Rwanda digital ID, Burundi digital ID, Nairobi, Kenya digital ID, Uganda digital ID, Kenya, Tanzania digital ID, South Africa digital ID, Kenya, Nigeria digital ID, Africa yote digital ID, Uburayi European digital ID, America digital ID, Ubushinwa digital ID. Ntushobora kwibaza ko kantu konyine. None wowe usoma ijambo ry'Imana ntushobora gusimbukira mu byahisho Yohana ibice 13 koko? Kwigiye kizagera isi yose nta guhaha, nta kugurisha utatewe ikimenyetso, izina cyangwa umubare w'inyamaswa. Iki ni kimwe muri ibyo ngibyo. Ntushobora kubitekera. Just bavandimwe, tuve mu by'umwuka pe. Wenda by'umwuka ntimubyumva, wenda mu by'umwuka iby'Imana ntimubyumva. Tubishyire hasi aka kanya tuvuge tuti reka tube tuvuye muri Bibiliya gatoya twinjire mu bwenge Imana yaduhaye aturemanye, ya intelligence. Njya mbabwira bwa bwenge bibiri dusaba tubutekereze ubwo gusa, ako gusa. Ndakwinginze icara utekereze. Okay, kurikira iyo video hanyuma tuze gukomeza nyuma y'iyo video. Pastor, thank you so much. Today we decided to come and do your renewal of the national ID. We started with the pilot last week, so we decided to put you on the list of the people we are going to work on first in the pilot system. So we have done the renewal, we've submitted, and hopefully very soon you're going to receive your ID, sir. Thank you. Excellent. Thank you so much. I want to thank Nira for considering me to be among the people piloting. But this is a very wonderful system. It has not even taken us seconds. And so all of you who, when they call upon you to renew your ID, please rush there, whether you are busy or you are what. With the new technology they have here is incredible. So make sure you respond and you become compliant. It doesn't take seconds. So please, let's do that. And I'm so impressed about the new technology because it does a lot. It captures your iris, it captures your signature, it captures your whole information. So this is really, really fantastic. So
We thank Nero. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for giving us the opportunity to come and work on you. Thank you. Thank you. ya nuko bimeze reka nyibashyirire wenda wewe ntiwumvise icyongereza reka nyigushyirire no mu kinyarwanda kurikira. Pastor murakoze cyane uyu munsi twafashe icyemezo cyo kuguhamagara kugira ngo ufate irangamuntu nshyashya turatangira nk'umushinga uyobora iyindi twabitangiye icyumweru gishize none twahisemo kugushyira kuri list y'abajya imbere gukangurira abandi twarabikoze nk'uko wabisabye ubu mu kanya gatoya tugiye kubikora uraza kubona irangamuntu yawe. Ndashaka gushimira Nira kuba bantoranyije nanjye mu bantu bagiye kuyobora iki gikorwa. Iki ni igikorwa ni system nziza cyane nta nubwo bifata isegonde n'imwe. Muri mwese noneho abahamagawe kugira ngo mufate irangamuntu nshya ndabinginze munyarukireyo nubwo waba ufite imirimo myinshi ni ibintu bidafata n'isegonde imwe kuko tekinoloji bafite hano ikoranabuhanga bafite hano ni riteye ubwoba. Nawe noneho uyemeze ubone ko wakoze ibyo usabwa. Ndabinginze reka tubikore kandi natangajwe cyane n'ikoranabuhanga riri hano ni ibintu bikomeye irafata ijisho igafata sinyatire igafata amakuru yawe yose. Ibi ni ibitangaza cyane. Turashimira Nira murakoze cyane murakoze nyakubahwa kuba mwaduhaye umwanya murakoze. Ya bya bindi nababwiye muri video y'ejo bundi heruka ingi nababwiye nti ngibi ibizaba mu kwezi kwa karindwi mu Rwanda no ku isi yose tubibabwiye bitaraba hazaca uwambaye. Nagerageje no kubereka ibikoresho bakoresha kuri ibyo byo gufata digital ID. None mwabonye ibyo Uganda ifite wenda byose ku isi nuko bizaba bimeze simbizi ariko benshi bazabibona bagiye kubifata sinzi uko bizaba bimeze. Ni urugero gusa nabahaga bikurikiraze ubucukumbuzi nari nakoze. Muribuka ijambo rikomeye nababwiye icyo gihe muri video iheruka kuri ubutumwa ivuga ngo les yeux sont le miroir de l'âme. Narabasabye ni bikaka kantu mu mutwe wawe iteka ryose nunagera imbere y'ibyo bintu nejo bundi nizo microchip n'ibindi hari abakozi hari abavuga butumwa barimo kubibakangurira ngo muzabifate ntaho bihuriye n'ubugingo. Bavandimwe mpora mbabwira ni tubivuzeho kenshi tuzabivuga iteka nushaka ubyumve nudashaka ubuziba amatwi tuzajya tubivuga umunsi ku wundi kuko ni ubutumwa bwa nyuma bwo gukangura abashaka gukanguka. Tuzabivuga mpaka ku munota wa nyuma. Bavandimwe narababwiye ijisho mwabonye uko yababwiye ati intoki isinyatire foto ijisho bararifata yabibakanguriye arababwira ati nimuze rwose tekinoloji nziza igezweho mu kanya gato ko gumya no guhumura munyaruke rwose biba birangiye muwe mwinje muri system iyi system y'isi y'ejo hazaza kandi arisiganisha abantu ikuzimu 100% mubyumve neza. Bavandimwe ibyo ngibyo byose narabibabwiye ujye wika ako kajambo ujye ubika ako kajambo. Les yeux sont le miroir de l'âme. Amaso ni indorerwamo y'ubugingo. Ayaya ndaseka mbabaye. Amaso ni indorerwamo y'ubugingo. Mu yandi magambo iyo uginje mu jisho ureba ubugingo. Mu yandi magambo ufashe ijisho ubufasha ucakiye ubugingo bw'umuntu. Abahanga muri ibi ngibi barabizi neza. Niyo mpamvu ibiganza bitagikenewe intoki z'ibiganza bitagikenewe hakeneye ijisho. Baba bagufite wese kugera no kuri ku bugingo bwawe. Les yeux sont le miroir de l'âme. Ntuzibagirwa kandi amaso ni indorerwamo
y'ubugingo. Nujya kwicara imbere y'ibyo bikoresho aho uherereye mu gihugu icyo ari cyo cyose, uzahite uvuga uti amaso yanjye ndayatanze, ntanze ubugingo bwanjye. Mubyumve neza. Nturi buntera amabuye, nturi bumbwire ngo mvuze ibintu mpimbye, niko biri. Ndetse no muri video y'ubushize naberetse ko ni Burayi muri Union Européenne ubwabo habaye impaka zikomeye kuri iki kintu cya digital ID. Waduha abayobozi ba Afrika bakarwana n'iki kintu, bakatuvana mu bucakara bw'abakoloni bagiye kudukoloniza iteka mu gihe cy'imyaka runaka, pana iteka ryose, ariko mu gihe cy'imyaka runaka bagiye kudukoloniza mu buryo bukomeye bw'urwego rwo hejuru. Bagiye gukoloniza isi mu rwego rwo hejuru, ariko icyo barota cyane cyane ni Afrika kuruta ibindi byose, kuko numara kwinjira muri systeme yabo amaherezo bakakwinjizamo n'ibindi bazinjiza mu mubiri. Bye bye. Umucakara witeka. Umunyafrika yarababaye, yarahangayitse igihe kinini cyane. Umunyafrika yarahangayitse igihe kinini cyane. Mana, hagurutsa abayobozi muri Afrika basobanukirwe ibi bintu bigiye kuba ku isi, n'ubu bukoloni bukomeye bugiye kunyura muri digital ID, mu ifaranga rimwe n'ibindi byose. Mana, ndakwinginze Yesu, gira icyo ukora, kuko utagikoze ninde uzambuka. Hagurutsa abayobozi mu mpande enye z'isi, mu mpande enye za Afrika, mu izina rya Yesu. Bakanguke, bakora ubushakashatsi bwimbitse, bamenye ko yari plan y'abazungu bashaka kuyobora iyi si mu mwijima w'icuraburindi. Uko twari tubayeho ntacyo twari tubaye. Ndakwinginze Imana, gira icyo ubikoraho mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Muri commentaire mwabonye ko Kayanja avuze ibintu nk'ibi. Ninde mu Kristo uzarokoka? Reba abamukurikiye hano mu Rwanda uko banganaga, umubare uko banganaga. Reba bari Buganda, reba bari Burundi, reba bari muri Afrika. Babonye uyu nguyu yabivuze, muribuka abapasiteri bakomeye babahamagaye nabivuzeho ko mugende mufate nta kibazo. N'ubu mugiye kubona abapasiteri bo mu Rwanda hano, bo mu Burundi, babandi muzi bakomeye, ba bishop, ba apotre, bagiye kongera kuko bari kuri pressure ya za government. Mubwira abaturage nimutabikora dore barabambura ibyangombwa. Niko bimeze. Muri ibyo bihugu mukorera mu byose barabibatwara. None mugiye kuvunja, no kuba mugiye kugurisha intama za Kristo kubw'inyungu zanyu. Kayanja ahamagaye abantu bangana gutya, ayoboye, bamukurikira n'abatamuyoboye n'abatayoboye bamukunda buryo bwose, bazi ko ari umupasiteri. Ariko mu gihe nk'iki nibo bari bakwiye gukangura isi, bayereka ko ibi bintu atari byo. Uhereye COVID yari fazi ya mbere, iyi ni fazi ya kabiri, fazi ya gatatu ni faranga ry'ikoranabuhanga, fazi ya kane ni microchip n'utundi dusa nato twa Neuralink n'ibindi. Bye bye. Umwuka, umubiri n'ubugingo birarindwe. Muvandimwe, niba kubeshya ngo tanga umubiri, uyu mubiri nutawurinda ubugingo bwawe bye bye. Kugira ngo ubugingo bubeho ugomba kurinda umubiri, ugomba kurinda umwuka, ugomba kurinda n'ubugingo. Nibyo byose uko ari bitatu ni ijambo ry'Imana kandi niko kuri. Nibitaba gutyo urarimbutse. Mu gitabo cy'ubugingo nturimo. Uzumva amakuru y'ijuru ariko ntuzarigeramo. Yesu abaho umugisha. Muvandimwe, nawe utarakizwa wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wihane ukizwe. Yesu akubere byose. Umusaba imbabazi, umwakira, uvuga uti ndakwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi ndi umwana wawe data.
nuza gutwara abawe nanjye uzantware mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha, ndabakunda. Mutwangirikire, nari ndimo kuvuga muri commentaire, mutwandikire list y'abapasiteri, ababishop, abapotre, abaprofete muzi mu Rwanda, muzi muri Burundi, mu buryo bakomeye, bazwi cyane, bakurikiranwa n'imbaga y'abantu. Mwandike muri commentaire tuwa mbere n'uyu, wa kabiri n'uyu, wa gatatu n'uyu, tubamenye. Niba mwumva ko ubutumwa bwabageraho, tuzakora uko dushoboye tubagezeho kugira ngo wenda twumve icyo bazabivugaho, cyangwa niba bazabyemera, niba bazabirwanya simbizi, ariko mutwandikire muri comment. Abandi mubona nk'abakayanja, abangaba niba Kayanja hagurutse gutya, n'abandi ejo barahaguruka. Kandi kuyoba kw'abantu kuzaba kunini cyane, kuko benshi babitse imana y'abaprofete, imana y'abapasiteri, imana y'ababishop, imana y'abapotre, imana y'abapadiri, imana y'abamusenyeri, imana y'abakaridinale. Ntago bafite imana yabo. Nge mfite imana yanjye Rurema yaremye ijuru n'isi mu izina rya Yesu Kristo. Nta mana ya apotre wanjye, nta mana ya bishop wanjye, nta mana ya pastor wanjye, nta mana ya evangeliste, prophète. No. Nicyo kibazo, nicyo kintu gituma benshi bagwa, benshi batayoboka inzira y'Imana. Kuko ngo pastor yavuze, apotre yavuze, Bibiliya ikubwira iki? Ijambo ry'Imana rirakubwira iki? Umwuka, umubiri n'ubugingo birarindwe kugeza ubwo Yesu azasange nta mugayo biriho. None wowe komeza utanga umubiri wawe. Ngo numvise pastor umwe hano muri babandi bazwe hano mu Rwanda abwira, murabakurikira, ngo utu twose baturundarunze bakatuza bakadushyira microchip hano, hari icyo bitwaye? Ngo baturunze ngo indangamuntu Yesusi, ngo ibyo ni inyigisho z'abayobe barimo kubayobya. Niko bavugaga ngo twe turimo kubayobya mwebwe, ariko amaherezo tuzabona uwayobeje undi. Nababwiye ni mu gihe cya covid, abapasiteri abanyujijemo amaso, ndareba ndavuga niba bapfukamye ibigirwamana mu gihe nk'iki, bizagenda gute mu gihe gikomeye kiri imbere? Ari iki ngiki turimo, kuko icyahise ko ari ugusogongera. Ubu ngubu nibwo ikigeragezo nyacyo. Muremera murame ku by'imyaka 3 n'igice gusa murimbuke, cyangwa mwemere mubabazwe, mutukwe, mwamburwe ibyo byangombwa n'ibindi byose, ariko mujyane intama Kristo yabahaye kuyobora, muzishikirize Kristo aho kuzishikiriza umwanzi Satani. Muremera mubabara igihe gito, muzabaho iteka ryose, cyangwa muremera mwumvire system z'isi, muzarame mubeho neza imyaka 3 n'igice, murame imyaka 3 n'igice, sinokura muko nguko, mubeho imyaka 3 n'igice gusa, ubundi murimbuke iteka ryose, mushye. Inzira ni ebyiri, nimwe amahitamo n'ayanyu, nimwe muzi icyo mugomba gukora. Amahitamo n'ayanyu, ariko nta muntu n'umwe ashobora kuyobora muri izi nzira kwizeze ko ijuru uzaribona. Never. Ntibishoboka, kuko mission bagomba kwica uyu mubiri. Barabizi neza ko nibica uyu mubiri, ubugingo tayari baraba bufite. Uko umubiri niba ukoresha icyo bashaka, n'ibindi byose bizakurikira. Mana nkuru, n'ubundi si amagambo ari bubemeze, Umwuka wera w'Imana manuka ubemeze abo watoranyije, abanditswe mu gitabo cy'ubugingo, naho abandi sinzi uko bimeze. Mu izina rya Yesu, amen. Ndaje vuba nyoro umugeni, ndaje vuba